nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu hano ku Bana b'Imana TV, aho tuganira amagambo ya Bibiliya. Muri kumwe n'Nzeye Imana nk'uko bisanzwe. Tugiye kuganira ku magambo avuga ku babi n'abeza, ndetse n'itorero cyangwa se n'ijuru, kuko itorero ntabwo waritandukanya n'ijuru. Itorero ntabwo waritandukanya na Kristo. Ni umukwe n'umugabo, ni umukwe n'umugore. Ndetse Bibiliya itwereka yuko mama wa twese ari we torero. Ni ukuvuga ngo uko utashobora gutandukanya umugabo n'umugore, uko Bibiliya avuga ngo icyo Imana yateranije ntihakagire ugitandukanya. Bivuga ngo itorero ni Imana yariteranije na Kristo ikoresheje igitambo cy'amaraso ye. Rero igitangaje ni uko Bibiliya nk'uko tugiye kubibona yo igaragaza yuko ababi n'abeza bose ku Mana ari bamwe. Imana ntabwo irobanura abantu ikurikije ububi bwabo cyangwa ngo ibaheze cyangwa ngo ikurikize ubwiza bwabo iba ari bo yiyegereza cyane. Oya, tubibona bwa mbere muri Matayo igice cya 5 guhera ku murongo wa 43, aho bavuga ngo nimukunde ababanga, nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Iri ni ihame ry'idini. Mwene so ninde? Mwene so ni wa wundi musengana. Uwo mudasengana ntabwo ari mwene so. Ibyo ni ihame ry'idini rwose. Niba utari uwo mu idini ryacu, ubwo ngubwo nta kintu mpfana nawe, nubwo twaba tuva indimwe. Ariko ahangaha barakubwira ngo niko mu idini byari bimeze. Yesu arimo kubivuga, niko mu idini byari bimeze. Hejuru yaramaze kubabwira ngo ntimukihorere, ntimukihorere. Ahangaha rero ageze aho ababwira ati nimukunde ababanga. Mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe. Birashoboka yuko uwo mudasengana mu idini ryawe bakwigishije ko abo bantu ari abanzi banyu, abo bantu ari babi. Hari amadini banabyigisha rwose, kuko niba idini ryitora rikajya rikavuga ngo ririya dini ni inyamaswa, ririya dini barayobye, ririya dini ibi n'ibi bakavuga nabi, baba barimo kwigisha abayoboke babo mu by'ukuri kugendera kure abo bantu. Ndetse inshuro nyinshi uzasanga mu madini bigisha abayoboke babo kugendera kure, kudahagararana, kutabana, kudasangira, kutagenderanira n'abo bita abapagani cyangwa se abo bita abanyamahanga kuri bo. Ni ukuvuga ngo abo badahuje imyizerere. Uzasanga rwose izo nyigisho mu madini yose zibamo, batoza abantu babo cyane cyane abashyashya, babwira bati muramenye, mujye mugendera kure abantu bameze gutya, mujye mugendera kure abameze gutya. Ku murongo wa 44 Yesu yavuze ngo ariko jyeweho ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya. Mukunde abanzi banyu. Ntabwo Yesu yababwiye kubasengera. Uwo mudahuje idini, uwo mudahuje imyumvire, uwo mudahuje uwo mufite ibyo mutumva kimwe, ntabwo Yesu avuga ngo umusengere. Oya, ahubwo Yesu arakubwira ngo musabire, kandi bikuye ku mutima. Musabire. Ariko siko bigenda mu idini. Mu idini uwo mutavuga rumwe uhita umukorera ahubwo iki ngiki cya kabiri. Aha kabiri yaravuze ngo musabire ababarenganya. Abo mutumva kimwe ntabwo barimo kubarenganya. Buri wese ashobora kumva ibintu kwe, undi akumva ibintu kwe. Buri wese ashobora kugira imyizerere runaka mu idini ijyanye n'idini n'iki. Ibyo ntabwo bimuhindura umwanzi wawe.
ariko kubera yuko nyine amadini ariko ateye ariko aremye, ni uvuga ngo uwo mutumva kimwe ibintu wibaza ko ari umwanzi wawe, ariko si byo, ntabwo ari byo. Ndetse bakavuga ngo musabire ababarenganya, umuntu niba akurenganya wijya kumurega, ntaho biri rwose kujya kwirirwa mu nkiko, ntaho biri muri Bibiliya. Umuntu uzi Imana ntiwakabaye kurengana, bibaho, ariko no kujya guta umwanya ku bantu burya ni uguta umwanya nyine. Ku inshuro nyinshi unabihomberamo n'ibindi byinshi cyane, kujya kwirirwa ureguza. Ahangaha rwose baravuze ngo ukurenganyije umusabire ababarenganye, ntabwo bavuze ngo mujye kubarega. Kujya kurega ni ikindi, kujya kurega. Abigishwa ba Yesu, abana b'Imana, ushobora kuregwa nk'uko bareze Yesu, nk'uko bareze intumwa ze, kandi bakakurega ibinyoma. Bakwiriye kuba bakurega, niba ajya no kukurega wowe ubwawe umutima wawe wakagombye kuba ukubwira yuko ibyo barimo kukurega ari ibinyoma, ntabyo wakoze. Yewe na bya bindi mwita ngo ni byiza, ugasanga umuntu hari ibyo idini ryamubujije gukora binyuranyije n'amahame ya leta n'amahame ya sosiyete, yabikora bamujyana mu rukiko ati ngo ndi mu karengane. Aka ni akarengane, ndimo ndarengana. Hoya, ntabwo urimo kurengana, kuko wakoze ibinyuranyije n'amahame n'amategeko n'amabwiriza by'aho ngaho ubarizwa muri iyo community. Yego, ntabwo abigishwa ba Yesu bigeze bajya mu rukiko na rimwe babazwa ngo kuki mwariye ibi kandi bitemewe kuri ibi. Hoya, ntabwo umwana w'Imana akwiriye kuba ajya mu rukiko abazwa impamvu yishe amategeko ya sosiyete cyangwa ya community cyangwa ya leta cyangwa y'igihugu. Ntabwo bikwiye rwose. Wakabaye kujya mu nkiko nta gitangaza kirimo, ariko bakakujyanamo, nyamara wowe ubwawe uhamanya n'umutima wawe ko ibyo bakurega ntabyo wakoze. Ariko wowe noneho ntabwo urekuriwe kujyana abantu mu manza. Yakwambuye natware, yagukoreye ibiki, ukwiriye kuba ufite uwo mutima wo kumubabarira, ukwiriye kuba ufite uwo mutima wo kumusabira. Yego, ukurenganyije uramusabira, ntabwo ujya kumurega. Ukurenganyije ntabwo umwifuriza ibibi. Oya, kwifuriza ibibi abandi ni ukutagira urukundo, ni ukubura urukundo rw'Imana. 45, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza. Uretse mu idini gusa bashobora kuvangura ababi n'abeza, rimwe na rimwe bakanakora amakosa, ugasanga ababi barimo barirukana abeza kandi bakabirukana mu izina ry'uko ngo ari bo babi. Ibyo inshuro nyinshi bibaho. Ukajya gutyo ugasanga abari mu nama irimo guhagarika umuntu cyangwa irimo guciraho umuntu iteka, ugasanga bamurusha kuba babi, aho kubera ko aribo bafite power mu ntoki, bafite ubushobozi bubasha, aribo baramuswa iryo dini, ugasanga rwose uwo muntu bakamwikiza. Ariko igitangaje, ntabwo Imana yo ifata abantu ababi ngo ibigizeyo. Oya, iyo ijya kugirira neza, igirira neza ababi n'abeza. Ni Imana ya twese, ni Imana idukunda. Abanyabyaha n'abatayizera bagirira neza, n'abatayizera ntabwo bagirira nabi. Bazarimbuka, ariko ntabwo bazaba barimbuwe no kurimbuka, bazarimbuka
baciriweho iteka, ariko ntabwo baciriweho iteka kubera yuko ntabwo ari Imana ibaciraho iteka. Mu yandi magambo, bacirwaho iteka no kutizera kwabo, bacirwaho iteka no kutamenya Imana, nicyo kibaciraho iteka, ariko ntabwo ari Imana ibaciraho iteka. Kuko wibuke igihe abigishwa babonaga ngo abahinzi bigeze kubona urumamfu mu ngano ruvanze n'ingano, bajya kubwira nyir'umurima bati reka turukure Mateho ya mubyihorere. Barakomeza baravomerera, barakomeza bashyiramo ifumbire, urumamfu n'ingano byose bikurira hamwe. Nta cyakorewe ingano kitakorewe urumamfu. Ngiryo ihame ry'ijuru. Ziriya sisiteme zindi zikubwira yuko ababi bakwiriye kugirirwa nabi, ababi hari ibyo badagomba kubona kwakisesinga. Uzasanga hari n'amadini rwose yo badatinya no kuba banagutuka. Hari amadini udashobora no kujyayo ngo bashobora no kugukubita, bashobora no kukwica kandi bakumva bakoze neza. Hari amadini babona umuntu badahuje idini bakumva rwose uwo muntu ntakwiriye no kubaho. Ntabwo ari ibintu ndimo guhimba cyangwa murabizi. Hari amadini adashobora kugufasha mu kibazo urimo. Ari umuturanyi wawe akajya gufasha uwibunaka kure cyane kubera ko gusa bahuje idini, nyamara naho atuye ibibazo bihari. Hari amadini, ndetse amadini yose uzasanga iyo bajya gukemura ibibazo bakemurirana ibibazo hagati yabo, nyamara no mu miryango bakomokamo ibyo bibazo bihari ndetse birenze ibyo ngibyo. Ariko gusa kuko mudahuje idini ugasanga ntiyaguha umuganda wo kugusanira, nyamara yirwaho umuganda abo batagira n'icyo bapfana mu buryo bw'umubiri, abo batagize n'icyo bahuriyeho uretse gusa idini. Ariko Imana si uko nk'uko iteye. Ntabwo ijuru, itorero ntabwo ari uko nk'uko itorero riteye. Itorero naryo kuko ni abana b'Imana, ni ukuvuga ngo bakora nk'Imana. Yego, ntabwo bavangura, ntabwo ujya gufasha ngo ubanze ngo urebe ngo aba ngaba nabo mu idini ryacu cyangwa ngo asa ntabwo ari mu idini ryacu. Ntabwo ujya gukora imirimo runaka ngo ubanze wihereho. Ntabwo ari mu idini ijya kurisha ihera ku rugo, ariko mu itorero hafashwa ubabaye uwo ari we wese. Nk'uko Imana ibikora rero, ngo igushiriza ababi, ivushiriza itegekera izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Ntabwo ibavuma. Mu idini uzasanga bakubwira ngo abanyabyaha Imana irabavuma, abanyabyaha Imana izabarimbura, abanyabyaha Imana ntibitaho. Ariko Imana yita ku babi n'abeza, ku bakiranuka n'abakiranirwa. Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Abanyedini ngira ngo ibi ngibi barabyumva neza. Mu idini, ihame ry'idini ni uguhembwa. Nidukora tuzahemberwa ibintu twakoze. Ariko mwisubiremo murebe, Yesu yaberetse yuko nibakomeza gukora nk'ibyo bakoraga nta kintu bazahembwa rwose. Sibyo? Nimukunda ababakunda gusa muzahembwa iki? Niba ukunda abo mu idini ryanyu, niba ukunda abo muhuje imyumvire n'ibitekerezo n'imyizerere, abandi ukaba rwose wumva nta mpamvu. Inshuro nyinshi ndetse
muri ayo madini twabayemo uzasanga bakubwira ngo no kuvugana kuganira n'abantu badahuje idini bishobora kugucumuza. Yego, rimwe na rimwe uzasanga barimo kuganira hagati yabo, nihaza undi muntu cyangwa nubageramo utari uwo muri iryo dini banaceceke, baceceke, burya ngo barimo kwanga gucumura. Ye kuvugisha umuntu ngo ntunabasuhuza, hari n'igihe bakwihorera. Yesu ati nimukunda abakunda gusa muzahembwa iki? 46 turavuga ngo nimukunda abakunda gusa muzahembwa iki? Mbese abakoresha ikoro nabo ntibagira batyo? Bivuga ngo abanyedini mu by'ukuri ntabwo ushobora kubatandukanya n'indaya. N'indaya zirakundana, n'abajura barakundana, abantu bafite ibintu runaka bahuriraho byaba byiza byaba bibi barakundana. Ariko ibyo ngibyo bitandukanye n'ihame ry'itorero, bitandukanye n'ihame ry'Imana, bitandukanye n'ihame ry'abana b'Imana. Ndetse kuko niba mukundana hagati yanyu kuko muhuje idini, rimwe ngo basangiye urugendo, ngo bari mu rugendo rumwe, ngo bagenda baterana imbaraga, ntabwo mutandukane n'indaya, ntabwo mutandukane n'abasinzi, mutandukane n'abajura. Yego, ahangaha Yesu yakoresheje ijambo abakoresha b'ikoro. Abakoresha b'ikoro muri icyo gihe babarwaga nk'abantu b'abajura, baryaga ruswa cyane. Nimuramutsa bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki? Ni gute uhura n'umuntu muhuje idini Yesu ashimwe, hari amagambo bafite Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, ariko wahura n'umugatolika akakubwira ati Yesu akuzwe, ugaceceka. Ariko ndashaka kumenyesha ko Yesu na Yesu ni ikibazo gusa cy'ukuntu abantu bagiye bahindura indimi, ariko ubundi ni kimwe. Wahura n'umusilamu mwene wanyu ukamuramutsa yandamutso nziza, ivuga ibintu harimo amahoro, harimo ibintu byiza, ariko ukabona wahura n'umukirisitu ukabona ugahita wifata. Wayimwigishije se? Niba atanabizi bimwigishe, anumva ikirimo, nuzaza bimusuhuza ajya anamenya uko asubiza. Nimuramutsa bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki? Abenshi uzasanga bavuga bati uwambona mpagararanye n'uriya munyabyaha. Ariko Yesu yajyaga ahagararana nabo ndetse agasangira nabo ndetse akabagenderera. Abanyedini bakajya hariya bakavuga bati ni gute asangira n'abanyabyaha? Umunsi wa none hari abantu adashobora kujya mu birori bya bene wabo badahuje idini cyangwa abaturanyi, kubera yuko gusa ngo muri ubwo bukwe ngo haraba hari inzoga, muri ubwo bukwe haraba hari ibi n'ibi, hariya ntabwo najya mu kabari. Kajyamo niba utanywa inzoga uzihorera. Ariko kuvuga ngo ntabwo uri ujya ahantu guhura n'umuntu runaka kubera ko ngo ari mu kabari, icyo cyose nibyo bita gukiranuka. Bibiliya iravuze ngo nimuramutsa bene wanyu bonyine abandi mubarusha iki? Inshuro nyinshi benshi bikomanga ku gatuza bakavuga bati bariya ntabwo tugihwanye, twebwe twarakijijwe, twakiriye agakiza, ntabwo rwose bariya wabona mpagararanye n'uriya muntu, wabona mpagararanye n'uriya muntu. Hanyuma uzamubwira ubutumwa bwiza gute? Ni nacyo kintu kimwe mu bintu bigaragaza yuko inyigisho zabo atari ubutumwa bwiza. Niba inyigisho zanyu ari izo kubwira abantu bameze nk'amwe gusa, abo muhuje mukaba rimwe umuntu arazibwirana. Yesu ugeze kubwira abantu avuga ati umurwayi
niwe ukeneye umuganga. Niba mwibaza yuko abantu bayobye bari mu byaha, kuki mutabasanga aho bari? Niba ushaka kubwiriza abanywi, bakagombye kubasanga mu kabari. Niba ushaka kubwiriza indaya, bakagombye kuzisanga aho ziba. Niba ushaka kubwiriza abameze gutyo, ugomba kubasanga aho bari. Yesu abantu yabasangaga mu ngo zabo. Yesu yahuraga n'abantu, ndetse abigishwa ba Yesu nusoma Bibiliya neza uzasanga ko bavaga ku rugo bajya ku rundi, bavaga mu kirorero kimwe cyangwa mu mudugudu umwe bajya mu wundi. Nta na rimwe kuba abantu bafite imico itandukanye cyangwa kuba barya ibintu bitandukanye byigeze imbogamizi y'ubutumwa bwiza. No, biriya izira nyigisho ujya guca ugasanga imirire cyangwa iminywere cyangwa imyambarire ni imbogamizi kuri byo. Reka nkubwire, uramutse ufite ubutumwa bwiza, ufite Yesu muri wowe, ugiye kubwiriza indaya, nubwo wasanga yambaye ubusa, wagenda ukayibwira Yesu, ugakora umurimo wawe wakujyanye, wagize ukitahira. Ariko abanyedini burya inshuro nyinshi nta nubwo ari ukwanga kuvuga ngo ngumbona ninjiye kwa maraya, kuko iryo ryo ni ihame ry'idini nyine bajyaga babishinja Yesu. Yesu yajyaga muri za maraya rwose, yajyagayo. Bibiliya biba bivuga, ntabwo ari byo ubihimbye. Ariko atagiye gusambana, atagiye kuryamana nabo. Ariko abanyedini ntabwo babikoraga, ndetse babyitaga amakosa, bavuga ko ari bidakwiye. N'uyu munsi wa none igitangaje nuko idini n'uyu munsi wa none ariko rigiteye, kandi bakiyita itorero. Itorero ridakora nka nyiri itorero, ni itorero bwoko ki? Abantu mukwiriye kubasanga aho bari, niba koko muri itorero, kandi mugasangira ibyo musanze. Ntabwo none se umuntu uzasanga arimo kunywa inzoga, ubanza umubwire ngo reka ntukanywe ibyo bintu ngo rwose ngo reka nkubwire, n'ibindi byose uzamubwira ntabwo azabyumva. Ariko nugenda ugasanga niba utanywa inzoga, igireke, ntabwo mubwiye ngo genda uyinywe rwose. Genda umureke yinywera inzoga, umubwire Yesu. Niba hari umutobe waguwe unywe, niba udahari kandi wihangane unywe n'amazi, yenda amazi yo ahesha abahari. Nurangiza uhaguruka ugende. Icyakuzanye ni ukuvuga Yesu, ntabwo ari ukurya. Yewe uhave utanakomoje ku byo kurya. Umuntu niyakira Yesu, ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro n'ibindi, ibyo ngibyo ni discipline igenda yizana. Ni discipline umuntu wese ashobora kugiramo uruhare, ukavuga ngo ibi bintu kubera impamvu iyi n'iyi, cyangwa se nunabiganiraho n'umuntu ntukabivuge nkaho urimo kuvuga ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ntaho buhuriye n'ibyo kurya, ubutumwa bwiza ntaho buhuriye n'ibyo kunywa, ubutumwa bwiza ntaho buhuriye n'imyambaro no gusokoza n'ibindi. Ushobora kugenda ukamuganiriza, mukajya inama, ukamugira inama, ukamwereka ububi n'ingaruka mbi z'ibyo bintu muri ubu buzima. Ariko ku bijyanye n'agakiza, niba uvuga Yesu, ukwiye kuvuga Yesu gusa, utamuvanga n'ibyo kurya, utamuvanga n'ibyo kunywa, utamuvanga. Nta butumwa bwiza buri mu byo kurya no kunywa no kwambara no gusokoza. Ntabwo. 48. Namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Uyu murongo uravuga iki? Gukiranuka kw'Imana twabibonye hejuru, sibyo? Ngo nibwo muzaba abana ba so wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Ni ukuvuga ngo gukiranuka ntabwo ari ugukora bya mirimo idini rivuga, oya. Ntabwo ari ukubaka insengero, ntabwo ari kwitwara mu buryo runaka, oya. Ntabwo ari kubahiriza amahame y'idini, ntabwo ari gutanga amaturo n'ibindi, oya. Gukiranuka nk'uko Imana ikiranuka ni ugukora nk'uko Imana ikora. Imana ntivangura.
Imana ntabo yigizayo. Ubwo ngubwo ni ubuhamya bwatangwa neza na babandi amadini yigizayo, babandi idini ridashobora kuha n'agaciro, babandi wa wundi urwara abo mu idini rye wajya no kumusura bagahita baguca. Kandi koko none se niba umuntu ashyingirwa kubera ko gusa yashakanye n'umuntu utari wo mu idini ryanyu, ntimumutahire ubukwe, gusa ngo hari aho muba mugihuriye? Niba umuntu ashobora kwishingira, yakwishingira, ubwo ngubwo itegeko rikavuga ngo n'umuntu tuzumva ko yagiye kumusura niho tuzabona bahagararanye. Uwo muntu idini gukiranuka ni ukwemera, ni ukwakira, ni ukugirira neza, ni ugusuhuza, ni ukubana n'ababi n'abeza. Icyo cyitwa gukiranuka. Yego. Nitujya muri hano twari turi ni muri Matayo 5, reka tujye muri Matayo 22. Urebe, Imana ntabwo irobanura ku butoni, ntabwo Imana yagize y'abantu. Ni nako itorero ryayo, niko abana bayo abari muri Kristo Yesu niwe torero. Abari muri Kristo Yesu bameze gutyo, bafite iyo mico y'Imana. Naho babandi bakubwira ngo imico y'Imana ngo ni ugusokoza gutya, ntabwo Imana isokoza, nta musatsi igira. Ngo imico y'Imana, ngo amategeko 10 ngo atwereke imico y'Imana. No, ntabwo Imana imico y'Imana se, Imana se iravuga ngo ntisambana. Ngo udasambanye ngo ubaye ubugize imico y'Imana. Imana ntabwo isambana kuko ntabwo Imana ikora imibonano mpuzabitsina. Yego. Imana ngo imico y'Imana ngo kuruhuka isabato, ntabwo Imana iruhuka isabato kuko nk'umunsi hoye. Kuva Imana yamara kurema iraruhutse, ariko nanone iranakora. Icyo yaruhutse, yarangije imirimo yose yagombaga gukora mu bijyanye n'irema. Ariko Yesu aravuze ngo data arakora nanjye ndakora. Ntabwo Imana iruhuka isabato, ntihazagire ukubeshya. Oya, iruhuka. Ariko muri iruhutse byagenda bite? Ko abandi baruhuka, niba barimo kuruhuka nk'uko Imana yaruhutse, baruhuka bafunga bizinesi zabo. Niba bagombaga kujya guhahirayo ntubone ibyo ukeneye, batajya ku kazi n'ibindi. Mbabazi, Imana iramutse iruhutse isabato nk'uko abadive baruhuka isabato, ubwo ni ukuvuga ngo n'umwuka twawubura, sibyo? Ni ukuvuga ngo iby'Imana idukorera byose yabihagarika, kuko Imana yo irakora amanywa n'ijoro, ntabwo ijya inasinzira. Nifashe ino miyaga, nifashe ubuzima, ni ukuvuga ngo Imana iramutse irekeyeho gukora, iruhutse nk'uko abanyedini bavuga ko baruhuka, kandi ngo bakaruhuka nk'uko Imana ivuga. Kuko itegeko riravuga ngo nk'uko Imana yaruhutse. Nk'uko Imana yaruhutse rero ku muntu bivuze ubundi ko ni ugupfa kwa kamere. Yego, ni ugupfa kwa kamere. Iyo kamere ipfuye uba uruhutse nk'Imana, usigara ukora imirimo mizima, ubutandukanye n'imirimo ipfuye yose. Yego. Hano mu gice cya 22 cya Matayo 22, guhera ku murongo duhere ku murongo wenda dushaka duhere ku murongo wa mbere 22.
guhera ku murongo wa mbere. Yesu yongera kuvugana umutwe w'amagambo avuga ngo umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Ubukwe bw'umwana w'umwami bushushanya ubukwe bwa Yesu, itorero na Yesu, sibyo? Kandi ubu bukwe ntabwo buzaba ku munsi w'imperuka. Hoya, ubu bukwe wowe iyo wakire Yesu uba uhindutse, ubariwe mu itorero, uba winjiye muri ubwo bukwe, uba winjiye muri Yesu. Ni ubukwe nureba neza ntabwo abantu baziye rimwe. Buriya bakubeshya ngo ubukwe bw'umwana w'intama ngo buzaba ku munsi w'imperuka, baba bakubeshya. Iyo winjiye muri Kristo uba winjiye muri ubwo bukwe, ukanezerwa nyine, ukinjira mu munezero wa so. Imana yaguteguriye muri Yesu niho tunezererera. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati umwami wo mu ijuru, abacira imigani ati ubwami bwo mu ijuru. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano, amafizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose, mwiteguwe muze mu bukwe. Abangaba ni abanyedini, abangaba ni abanyedini, nibo batumiwe bwa mbere. Pawulo haraho yavuze avuga ngo abo ngabo twari turi kumwe. Ndetse mu rwa mbere rwa Yohana aho bavuga abantikristo, mureke tubanze tuhasimbukire. Mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 aho bavuga igice cya 2 aho bavuga ibyantikristo ariyo madini, yego, bantikristo aribo madini, urasanga bavuga ngo abo ngabo twarahoranye, ariko ibyo kwitondera. Urwa mbere rwa Yohana, urwa mbere rwa Yohana igice igice cya 2 umurongo guhera ku murongo wa 18 aho ibyantikristo, bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi, ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Mu idini bavuga yuko imperuka izaza, ariko uyu murongo wa 18 watwereka ko imperuka yasohoye. Yasohoye gute? Ikimenyetso kibigaragaza ni ukwaduka kwa bantikristo. Bantikristo ni amadini, s'il vous plaît. Buri dini uzasanga ryita irindi antikristo. Iyo mu madini barimo kuvuga ibya antikristo, bagaragaza ko ni antikristo umwe, bagaragaza ko ari umwe. Ariko ahangaha Bibiliya iravuze ngo niko nanone hamaze kwaduka ba antikristo. Ni ba antikristo benshi, sibyo? Ni ba antikristo benshi. Hanyuma ngo abo bavuye muri twe, nicyo nashaka kugeraho. Abo bavuye muri twe, abanyedini, byanze bikunze mpamya yuko umwuka w'Imana yabagendereye, aranabagenderera, ariko kubw'inyungu bafite muri ayo madini bashinga. Umwuka w'Imana barawuniniye, barakomeza baratsimbarara, babwira abantu bati mwebwe mukora ibi ngibi, mukora imirimo kugira ngo muzabone ubugingo. Ntibashobora kwemera yuko ubugingo ndetse n'agakiza byose Imana yabiduhereye ubuntu muri Kristo. Ntibashobora kubyemera, kubera ko babyemeye imbehe zabo ntabwo bazaza bagenda n'amaguru, bagendera mu modoka bakuye hese, ko benshi muri bo
n'amashuri yabo agirwa ku mashyi. Abenshi muri bo nta kindi kintu bashoboye gukora uretse kwirirwa batera abantu ibipindi. Nta masomo arenze teolojiya bigeze biga, abashinga amadini, ku buryo wajya kuyabyaza umusaruro. Oya, ni ukuvuga ngo nubwo umwuka w'Imana abasanga akababwira yuko ibyo barimo ari ubuyobe, ariko bafitemo inyungu, ntabwo babivamo, bakomeje kubyihambiraho. Ariko ibikundanye birajyana, ibikundanye birajyana. Ahangaha uyu mwanditsi aravuga ngo abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri. Bavuye muri twe gute? Muri Yohana igice cya 12, Yohana igice cya 12, Yohana igice cya 12 hari amagambo Yesu yavuze ashaka kudusoma kugira ngo ubone uko bavuye muri twe. Abasilamu bemera yuko abantu bose buriya bavuka ari abasilamu, kubera ko buri wese uvutse abanza agahanga. Si byo se? Twese atavuyemo n'umwe. Yohana igice cya 12 ku murongo duhere kwa 31. Yesu aravuga ati, urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzireherezaho abantu bangana iki? Abantu bose. Numva imigabo n'imigambi no kwirata kw'amadini, uzasanga idini rigira gutya rikavuga riti dufite abayoboke 4 miliyoni mu Rwanda, hasigaye 9 miliyoni. N'abandi ni ukuvuga ngo 13 miliyoni z'abanyarwanda uzasanga bagabagabanyije mu madini arenga 1000. Ntazi, hari n'abafite 100, hari n'abafite ababarirwa ku mitwe y'intoki. Bigaragaza yuko ntabwo ibyo ngibyo ari itorero. Itorero ari we Kristo, we aravuga ati nzireherezaho abantu bose. Ku musaraba Yesu yireherejeho abantu bangana iki? Bose. Abari barabayeho, ababayeho, abari bariho icyo gihe, ababayeho nyuma ye, n'abazabaho bose. Abantu bose, ukomoka kwa Adamu, bene Adamu bose, yego, bene Adamu bose Yesu yabireherejeho. Twese twari turi muri we, nk'uko twese twacumuriye umunsi umwe muri Adamu tutaravuka. Ni ibintu bitakumvikana, ariko ubundi twese twabaye abanyabyaha, twitwa abanyabyaha guhera igihe Adamu na Eva baryaga ku giti babujijwe. Biriya madini ahimba ngo uri umunyabyaha kubera ko usokoza gutya, ngo uri umunyabyaha kubera ko wambara gutya, ngo uri umunyabyaha kubera ko wakoze imibonano mpuzabitsina gutya, ngo uri umunyabyaha kubera ko wagize gutya. Reka nkubwire, biriya ni ibinyoma byahimbwe n'amadini. Biriya bakubwira ngo iyo ukoze gutya, ngo iyo ugize gutya, ngo buri kiranutse, baba bakubeshye. Twatangiye kwitwa abakiranutsi muri Kristo. Twitwa abakiranutsi muri Kristo. Ushobora kuvuga uti none se ko hari ababayeho mbere ye, ni bande? Hari abigeze kubishaka kubivuga. Reka Yesu arababwira ati Aburahamu atarabaho ndi, nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe, muri Yohana igice cya 1. Ndetse mu byinshi baravuga ngo umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi.
kiriya cyabaye ni ikimenyetso cy'ibyo Imana yari yarakoze. Yego, kiriya ni ikimenyetso cy'ibyo Imana yari yaragize gute, yari yarakoze. Imana yaducunguye umunsi ducumura. Icyo dugomba gukora ni uguhora duhererekanya ayo makuru. Yego, hano rero Yesu ati nzererezaho abantu bose. Urubanza rw'abisi rurasohoye. Abangana iki? Mu idini bakakubwira ngo muzajya mu rubanza. Gusa nzo kunywa ngo uzakujyana mu rubanza, reka nkubwire, nuramuka urugiyemo simbizi navuga iki. Urubanza rw'uko wanyweye, urubanza rw'uko wariye, urubanza rw'uko wambaye, urubanza rw'uko wasokoje. Urwo rubanza yaba ari Imana bwoko ki? Yaduhaye umusatsi kugira ngo tudasokoza? Imana se byarayinaniye gufunga ziriya nganda z'inzoga? Wibaza ko byayinanira? Imana yasatuyemo inyanja kabiri, wibaza ko byayinanira gufunga Burarirwa na Skol? Ntabwo byayinanira. Na polisi y'u Rwanda yabikora. Imana iramutse idashaka ko abantu banywa inzoga, simvuze ko Imana ishaka ko bazinywa. Kurya no kunywa ni amahitamo y'umuntu. Ariko ndashaka kuvuga ko Imana iramutse ireba ikabona yuko ikibazo ari uko abantu banywa inzoga, ziriya nganda ukitekereza kurushinga, umushinga wapfira aho ngaho. Kuba bakora bigakunda ni uko Imana nta kibazo ifitanye nabyo. Imana ifitanye ikibazo nabyo se wibaza ko byamara kangahe? Okay, n'ibindi. Yesu ati urubanza rw'abisi rurasohoye, umutware w'abisi abaye igicibwa, nanjye nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzeherezaho abantu bangana iki bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Bazi abantu bose ntiharimo ababi n'abeza. Mbese Yesu yacunguye ababi gusa? Hari ukuntu abantu bajya hariya bati Imana Yesu bose yacunguye abanyabyaha, ukumva ko kwitwa umunyabyaha aricyo kiribuze. Ugasanga mu idini babandi bakoze amahano nibo bumva ko ari abanyabyaha, nibo bumva ko imbabazi z'Imana nibo zireba. Ariko na babandi bazi yuko bakora ibyiza, babandi bazi yuko ari inyangamugayo, ari imfura, bose bakeneye agakiza ka Yesu. Twakabaye dusangiye ubuhamya twese ko Yesu yadukijije. Ntawe yakijije kurusha undi. Yego, ntawe yakijije kurusha undi. Ari uwakoze biriya mu idini bita bibi, bita ibyaha, ari n'utarabikoze. Twese dusangiye ubuhamya yuko Yesu yadukijije urupfu rw'iteka. Kuko utakiriye Yesu, utamwizeye, nubwo wakiranuka uti uzarimbuka. Yego, ibyo yavugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. 34 rubanda baramusubiza bati twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose. None ni iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ninde nyine? Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto, umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo utabiriraho kugira mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyajya. Nicyo kibazo abanyedini bafite. Barasukiye mu mwijima, bakiriye ubutumwa bw'umwijima, bibera mu mwijima,
ntibazi bava n'iyo bajya, shwi bahorana gushidikanya. Yego, mu rugendo rwabo bahora batabaza kubera ko ntabwo bari mu mucyo, ntabwo bazi iyo bajya. Nta n'umwe ufite confidence zihagije zo guhagarara ngo avuge ngo ndimo ndajya mu ijuru cyangwa se ndi mu ijuru, kuko turi mu ijuru abana b'Imana, turi muri Kristo. Yego, mwizere umucyo mugifite umucyo kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda arabihisha. Gaturekeraho twisubirire handi kwandika Kristo mu rwanda rwa Yohana igice cya 2, sibyo? Mu rwa 19 wavuze ngo abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe. Ahagana muri Kristo, ni muri Kristo. Abanyedini baramutse iyo baba ari abacu, bararikiye inyungu, bararikiye iby'isi, bararikiye ubutunzi n'ibindi, nibyo batera gukora biriya byose bakora. Ndetse ikirenze kuri ibyo ngibyo bazakubwira yuko ngo bashaka ingororano z'ubugingo buhoraho. Ntabwo ubugingo buhoraho uzabubona nk'ingororano y'ibyo wakoze. Cyo ni ikinyoma gikomeye. Ubugingo buhoraho tubufite ku buntu gusa. N'ugira ibindi urenzaho urimo urabutesha agaciro ntabwo uzabona. Yego, makumyabiri. Nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Mwasizwe, ntabwo ari mwasizwe. Mwasizwe n'uwera, wasizwe nande mu kubatiza, mu mihango myinshi y'amadini. Hari n'igihe hazamo ibintu byo gusiga amavuta, ibintu nk'ibyo. Wasizwe nande? Wasizwe n'uwera. Uwera ninde? Ni Kristo. Simbandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri. Reka nkubwire, ahantu hose uzabona nubwo cyaba akanyoma gato ukakabonamo mu nyigisho z'idini cyangwa mu bita abakozi b'Imana, ujye uhita uhindukira utanatekereje. Ujye uhindukira ubatera umugongo. Simubwiye kubanga, ariko ujye umenya yuko wayobye. Nta kuri, nta binyoma biva mu kuri. Ukuri guhora ari ukuri. Ntabwo ukuri kujya kuvangirwa. Biriya bakubwira mu idini ngo twaravangiye, ngo Satani ngo yaduteye. Hoya, Satani ntabwo ajya atera ukuri. Nta binyoma biva mu kuri. Yesu umunyabinyoma ninde? Keretse uhakana ko Yesu atari Kristo. Atari Kristo. Yesu Kristo. Kristo bivuga umukiza, bivuga umucunguzi. Umuntu wese utinyuka ni umunyedini, niwe munyabinyoma. Umuntu wese utinyuka kuvuga ngo ni idini niryo, umunyabinyoma mukuru ni Satani. Ariko muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 32 twabonye ko bavuga ngo ubu umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Urubanza rw'ab'isi rurasohoye, umutware w'ab'isi abaye igicibwa. Satani rero yabaye igicibwa, ariko afite idini, ikintu cyitwa igikoresho cyitwa idini. Kirimo kibwira abantu ngo nimukore ibi ngibi, mukore ibi ngibi, mukore ibi ngibi kugira ngo muzajye mu ijuru. Nimukore ibi ngibi, mukore ibi ngibi, mukore ibi ngibi kugira ngo muzaraga ubugingo buhoraho. Ngiyo antikristo, nguwo umunyabinyoma.
itorero ribwira abantu rikabwira ngo Yesu ndetse Imana ijuru ryose ryiyungiye namwe muri Kristo byararangiye, byose mubifite ku buntu, ntacyo gukora gihari, nta n'icyo wakora kugira ngo Imana ibikwambure. Ni ngubwo ubutumwa bwiza. Nta kibi wakora kugira ngo Imana ikwime ubugingo, nta na kimwe. Nta cyiza wakora kugira ngo Imana iguhe ubugingo, nta na kimwe. Niko kuri. Ariko uzakubwira yuko kubera ibibi byawe ukora, kubera ibyo bita bibi mu idini ryanyu ukora, bizakurimbuza, abakubeshya. Uzakubwira yuko ibyiza ukora, gukiranuka kose ukiranuka n'ibiki byose bizaguhesha ubugingo, abakubeshya. Ngiryo idini, iryo munyamiyoma, sibyo? Baba bahakanye ko Yesu atari umukiza. Iyo ubwiye abantu yuko bagomba gukiranuka, bagomba gukora imirimo runaka, bagomba kwigomwa ibintu runaka, bagomba kureka ibintu runaka, bagakora ibintu runaka, ni ukuvuga ngo mu izina ryo kugira ngo bakizwe, mu izina ryo kugira ngo bagaragaze agakiza. Reka nkubwire ngo uba ugize gute? Ubuhindutse antikristo, ubahakanye yuko Yesu ari umukiza, kuko Yesu yaje gukiza ababi n'abeza. Umuntu wese uhakana data wa twese, iri jambo risubize uryongereho, data wa twese. Data wa twese ninde? Ni data wa twese, twese bande? Ababi n'abeza. Iyo uvuze ko Imana ari Imana y'abantu beza, bakora nk'uko mukora mu idini ryanyu, bagendera ku mahame nk'ayo mu idini ryanyu gusa, abatari abo ngabo bakaba ubuhakanye Imana data wa twese, kuko ntabwo iyo Mana urimo kuvuga ari data wa twese, ntabwo twese tuyibonamo. Agahakana n'umwana we, sibyo? Niwe antikristo. No antikristo kujya hari ukavuga ngo buriya ngo antikristo ngo ni papa. Papa saba antikristo gute? Papa n'umuntu nk'abandi bose, ashirwa na oxygene. Uzumve abantu bagera ku gusura bavuga ati mujye mu nsengero ntimukanabyibagire. Papa n'umuntu nk'abandi bose, gusa afite ubuyobozi nk'uko n'abandi bayobora ahandi, nk'uko nawe ushobora kuba hari responsabilité runaka ufite. Gutinyuka rero kumwita antikristo, gutinyuka gufata idini ry'abagatolika ukabita antikristo, ubwo ngubwo ibyo ngibyo ni rwa rwango nyine. Ibyo ngibyo ni cya kindi kigaragaza yuko abo mudahuje, utabemera, utabakunda, kugeza aho ubitirira kuba satani. Ariko ubundi idini nka systeme, iyo mvuga idini mvuga idini nka systeme, ntabwo mvuga idini nk'abanyedini, nk'umuntu ku giti cye. Hoya, iyo ngiyo ni antikristo, kuko amahame y'idini ni ukuvuga ngo Imana yacu ntabwo ari Imana data wa twese. Nimukora ibi ngibi, ugomba gukora bimwe kugira ngo mukizwe. Ntabwo ubwo Yesu uramuhakanye rwose. Ku manywa y'ihanga, iyo ugiye hari ukavuga uti jye nambaraga inkweto ndende, ubu ngusigaye nambara inkweto ngufi, narakijijwe. Agakiza kakaba kwambara inkweto ngufi. Uhindutse antikristo w'inkweto, uhindutse antikristo w'imisatsi, uhindutse antikristo w'amatwi. Niba uvuga ngo gutobora amatwi ni icyaha, niba uretse gutobora amatwi ngo wakijijwe, uhindutse antikristo. Uhindutse antikristo w'imyenda, niba uvuga ngo kwambara imyenda ireshya gutya ngo niko gakiza. Uhindutse antikristo wo kunywa no kurya, niba uvuga ngo kurya ibikunywa ibi ni icyaha. Ni ngo nibyo abantu bakwiriye gukizwa. Yego. Reka nsubire gatoya muri Matayo 22, kuri wa mugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Yesu ariko yabigereranije n'ubwami bw'ijuru. Sibyo? Turi ku ngingo, mutibaza ko nibagiwe ingingo turiho. Turi ku ngingo ivuga ngo ababi n'abeza. Imana ntivangura, Imana ntirobanura ku butoni.
amasomo yose twasomye nayo twagiye tuvugaho nicyo yerekana. Ikizakubwira yuko nyine idini ari ribi nuko bazakwereka yuko Imana irobanura, nuko bazakubwira yuko umuntu azahagarara hariya akavuga ngo kubera ko nakoze ibi ngibi ngo Imana ngo niyo mpamvu yangiriye gutya, Imana yamaye abana kubera ko nayisenze. No, ngo Imana ngo nuramuka ukoze ibi ngibi ngo Imana izakugirira neza gutya cyane. No, ntawe n'umwe Imana igirira neza cyane kurusha undi, twese tugirira neza. Yego. Twari tugeze ku murongo wa gatatu, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe banga kuza. Nari mvuze ngo ni abanyedini, niyo mpamvu nagiye muri ariya masomo menshi. Sibyo? Arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muti dore niteguye amazimano, amafizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose biteguwe mu nzu, byiteguwe, muze mu bukwe. Aba ngaba daboro ni idini ry'Abayuda, kuko ubutumwa bwiza bwatangiriye bagomba gutangira i Yerusalemu. Yesu niko yabwiye abigishwa, avuga ati ubutumwa bwiza bw'ubwami bugomba kwigishwa mu isi yose buhereye i Yerusalemu. Uyu munsi wa none genda ujye muri Yerusalemu urebe ngo abemera Kristo ni bangahe. Abanyedini idini ryemera Kristo nabo kandi b'abanyedini ntabwo bemera Kristo ubu ngubu, ko nta munyedini wemera Kristo, nta n'umwe. Abanyedini ni 10%, 20% n'abasilamu, abakristo ni 10%, abasilamu ni 20%, abandi ni Abayuda baracyategereje Mesiya. Ariko ikintu gitangaje, ubundi banabihuri burya Abayuda babihuriyeho n'amadini yose, kuko amadini yose aho bakagera yose bategereje Yesu, bategereje Mesiya, bategereje Yesu ko azaza. Ntabwo bemera ko Yesu yaje mu buryo ubu cyangwa ubundi, mu bujiji cyangwa babizi. Abenshi ni mu bujiji, ko abenshi uzasanga bavuga bati Yesu yaraje gutya na gutya, aratubabarira, aradukiza, agira gute, ariko mu kandi kanya nujya kumva wumve barabivanze. Bati nutitwararika, nutitwara neza, ni akazi kawe, uzakwica. Araje nguriye ndamubona rwose. Usanga abantu bari muri izo ndirimbo, araje mwitegure, ariko Yesu yaraje. Abantu bakwiriye kwakira Yesu waje, nibwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'itorero, ubutumwa bwiza ku bana b'Imana TV tuvuga, ni ukwakira Yesu waje. Ntabwo ari ugutegereza Yesu, ntabwo ari ukwitegura Yesu uzaza. Kuko iyo uvuze ngo Yesu azaza, ukazaza wibaza yuko ari kure yawe, kandi yaravuze ati ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe, ni ukuvuga ngo ubaho uri umunyedini nyine, ubaho nk'uko Abayuda bose babaho, kuko bategereje Mesiya, ubundi bakagengwa n'amategeko. Iyo adakoze ibyaha ntabwo ari uko Yesu yaje, ahubwo ni uko itegeko ribibuze. Twari tugeze aho abagaragu batumwe guhamagara abatumiwe bakanga kuza. Umurongo wa 4 ndetse arongera atuma abandi bagaragu ati mubwire abatowe muri muti dore niteguye amazimano. Uyu murongo muwumve neza cyane. Byose byarateguwe, byose Imana yarabiteguye, byose muri Kristo Yesu byose biriteguye. Ariko mu idini barimo baragutinza mu bintu bidafite mwe na kabiri, bakubwira ngo banza witware gutya, banza ugire gutya ngo witegure. Hoya, ntabwo ariwe witegura, ahubwo mu bwami bw'Imana barakwitegura. Byose byariteguye muri Kristo. Yego.
byose byariteguwe, nta ntwererano yawe ikenewe, nta mirimo yawe ikenewe, nta gukenuka kwawe gukenewe, byose muri Kristo byarateguwe. Amazimano, amafizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze byose bingana iki? Byose byiteguwe, muze mu bukwe. Icyo uhamagarirwa gusa ni ukwemera kujya mu bukwe, nta kindi. Icyo uhamagarirwa ni ukwemera kujya mu bukwe, waba mwiza waba mubi. Tuguze kubibona mu idini uzasanga bavuga ngo abazajya mu ijuru ni abantu beza, ndetse uzasanga babwira abantu yuko bagomba kuba abantu beza, bagomba gukora imirimo myiza kugira ngo bazabone ubwami bw'Imana. Ndetse uzasanga bavuga bati tuzazirya izo mbuto, tuzakibamo icyo gihugu kubera ko twagikoreye. Reka nkubwire, abagikorera bose ntabwo bazakijyamo, nta n'umwe uzakijyamo. Yego, abakiranuka bose kugira ngo bazajye mu bwami bw'Imana ntabwo bazajyamo, kuko nibyo tugiye kubona hasi mu 5. Maze abo ntibabyitaho, barigendera. Umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata ba bagaragu be, barabashinyagurira, barabica. Usenga ku cyumweru ati ibyo murimo kuvuga ni ibiki? Iyo tuvuze agakiza k'ubuntu, usenga ku cyumweru muri amadini atandukanye ahita avuga ati ariko twe turasenga, tuzajya mu ijuru, ko ntabwo tukirya ibi, ntitugisokoza gutya, ntitucyambara gutya, twebwe turasenga cyane, tuzajya mu ijuru. Uravuga ibyo kujya muri Kristo gute? Uravuga ngo Imana yatugiriye ubuntu? Hari imirimo dufite, kandi iyo mirimo twabwiwe yuko nituyikora tuzajya mu ijuru. Niko ubundi bakwitaho kubwira burya, bakagusuzugura cyane. Urimo uravuga ubuntu, wowe uravuga ubuntu mu gihe umuntu afite imirimo arata, sibyo? Abasenga ku isabato bafite isabato, bafite amategeko. Abasenga ikindi gihe ni ukuvuga ngo buri muntu wese agahita yigira mu bye, abakanga kumva ubutumwa bw'ubuntu. Ubutumwa bwiza ni ubuvuga iby'ubuntu Imana yagiriye abantu bose, ababi n'abeza. Ntabwo ari ubwira abantu kugira ibyo bakora kugira ngo bazabone ubwami bw'Imana. Yego. Hanyuma abandi bo barabakubise nyine barabica, sibyo? 7. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Ntabwo uyu mwami yarakajwe nuko bakoze ibyaha. Cyamurakaje kurushaho nuko banze gutaha ubukwe bwe. Rwose. Hanyuma 8. Maze abwira abagaragu be ati ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutumiwemo, abari babutorewe ntibari babukwiriye. Nuko mujya mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bangana iki? Bose. Abo mubona bose. Byo bakubwira ngo nuramuka uhuye n'umuntu ushokoje gutya ngo uzamenye ko ngo ari mu nzira ijya mu ijuru. No. Ngo nuramuka uhuye n'umuntu wambaye gutya, ngo nuramuka uhuye ngo nubona umuntu arimo kurya ibi n'ibi, ngo nubona ko umuntu arimo gukora ibi n'ibi, ngo uzamenye ko nguriya ari uwo kurimbuka, ngo rwose nguriya ngo hoya. Umva nshuti, yarababwiye ngo mugende mu nzira zose, mu nzira nyabagendwa, abo muri buboneyo bose mubahamagare baze bataha ubukwe. Kwinjira muri Kristo, ntuzajye, niba ufite ishyaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza, ntuzagire na rimwe ukora ikosa nk'iryo Samweli yakoze agiye kwimika Dawidi.
ngo ujye kurebesha amaso y'umubiri uko babikwigishije. Samweli yari akoze ishyano agiye kwimika niba ari Aminadabu kubera igihagararo, kubera ubwiza bwo mu maso n'ibindi. Nuko Imana yakomakoma. Uyu munsi wa none abanyedini bakora ikosa rikomeye rimeze nk'irya Samweli. Urahaguruka ngo ugiye kuvuga ubutumwa bwiza, warangiza ukazaza ureba umuntu wambaye ukuntu ukavuga turiya niwe ugomba kubwirizwa. Abambaye za karuvate, abambaye imishanana, abambaye ibirebire, abashokoje kwa kundi nk'abarokore, abatisiga, abo bigaragara ko bafite kagakiza ko mu idini, uti bariya ni bene data. Yego, bariya ni bene data. Ntubabwire Yesu, ukibaza ko abakwiriye kubwirwa Yesu ari abo mutanywa bimwe, ari abo mutarya bimwe, ari abo mutambara kimwe, ari abo mudasengera mu idini rimwe. Ariko reka nkubwira yuko mubo ugomba kubwira Yesu niba umuzi, hera kuba mubana mu rugo, ukurikiza abo musengana mu idini, ukurikiza abo abandi bo mu itorero ryanyu. Niba ukwiriye kubwirwa Yesu, wikwita ku gihagararo, wikwita uko babona inyuma, wikwita ku mirimo bakora. Bakwiriye Yesu. Ntabwo imirimo umuntu akora, ntabwo uko umuntu ameze, ntabwo bigaragaza yuko azi Yesu. Kugira ngo udakora ikosa rero, bwira bose. Yego, bwira bose, ubabwire Yesu. Niba Yesu uvuga koko ari Yesu w'ukuri, atari Yesu wa wundi wo mu idini. Murongo ubukwe bw'umwana w'intama ariko bugereranywa n'ubukwe bw'umwana w'umwami, butumiwemo abantu bangana iki? Bose. Umurongo wa 10. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Iri jambo risheho umurongo rwose, ababi n'abeza. Ubutumwa bubwira abantu ko barimo gushishikarizwa kujya mu bwami bw'Imana buhamagara ababi gusa. Abeza batagomba kubwirwa. Ntabwo buri ari ubutumwa bwo kujya mu bukwe bw'umwana w'intama. Oya, ntabwo buri ari ubutumire bwo kujya gusanga Imana. Oya, kuko gusanga Imana yo itarobanura ababi n'abeza, yabwiye abantu bayo ko bagomba, abavugabutumwa bakwiriye kuba bahamagara ababi n'abeza. Yego, nabo baragenda barabikora rero, ngo ababi n'abeza baraza bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucururizamo ubukwe yuzura abasanga. Ngarukiye aha, hari abahita bavuga bati ariko hari utaremerewe. Umwami yinjira kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. Umwambaro ni imirimo. Hari umuntu wari wiyambara imirimo ye, hari umuntu wari ufite gukiranuka. Nyamuneka nimvuga ko nta munyedini ushobora kwinjira mu bwami bw'Imana, ibyo mvuga mbikura muri Bibiliya. Gukiranuka k'umunyedini ntigushobora gutuma yinjira mu bwami bw'Imana ngo abemo. Ntibishoboka. Kuko mu bwami bw'Imana, abana b'Imana, mu iteraniro ry'abana b'Imana, mu itorero, muri Kristo, twirata ibyo Kristo yakoze. Ariko umunyedini buri gihe ahora arwana no kwirata ibyo yakoze, imirimo yakoze. Naretse ibi, nakoze ibi, nagize gutya, nagize gutya. Ntabwo bishoboka rero ko abantu bashobora kwinjira mu bwami bw'Imana bagifite ibyo birata. Biravuga ngo uwo muntu wese wirata yirate ko azi Imana. Ariko niba ukirata ko waretse inzoga, ukaba ukirata ko waretse ibiki, waretse bya bindi byose mu idini, bakwigishije kwirata. Bakwigishije kwirata kubi. Uko ni ukwirata kubi. Ni ukwirata kudafite rimwe na kabiri.
uko no gukiranuka kwa kundi Bibiliya yita ngo ugushwambagara bwuzuye ibizinga. Uko ni ugukiranuka abantu bihimbiye biremeye, ni nk'uko Adamu na Eva biremeye ibicocero. Imana rero iyo itumira ababi n'abeza bose bambika gukiranuka kwa Kristo. Muri Kristo mu itorero rye, mu iteraniro ry'abera, abantu twese ababi n'abeza twambikwa gukiranuka kwa Kristo. Bien sûr, ntabwo gukiranuka kwa Kristo tukugereka ku gukiranuka kwacu hoya, ahubwo gukiranuka kwacu kuvamo, gukurwamo. Kuko Adamu na Eva Imana ijya kubaremera imyambaro y'uruhu, ntabwo iriya myambaro y'uruhu bayirengeje kuri bya bicocero bari biremeye. Mu idini rwose umunyedini mugenzi wawe arakureba, yareba umusatsi akavuga turakijijwe, yareba amatwi akavuga turakijijwe, yareba inwa akavuga turakijijwe, yareba imyambaro akavuga turakijijwe, yakuvuga akavuga ngo urakijijwe. Ariko Imana ntabwo ari uko nguko ireba. Ntabwo Imana ireba nka Samweli, ntabwo Imana ireba nka Adamu cyangwa Eva. Adamu iyo yarebaga Eva yabonaga yambaye, Eva iyo yarebaga Adamu yabonaga yambaye. Ariko Imana ije, imitima yabo yabemeje yuko bambaye ubusa, bajya kwihisha, bajya kwihisha, kugeza aho Imana yabaremeye imyambaro y'uruhu, bya bicocero bivamo. Abanyedini ikibazo bafite buriya ntabwo ari uko bakora ibyaha rwose pe, nta nubwo bakora ibyaha, hari n'abadakora ibyaha pe, ariko se uko gukiranuka wiyambitse, uwo mwambaro wiyambitse, iyo mirimo yawe wirata, urabura kwirata imirimo ya Yesu, urabura kwirata iby'Imana yakoze muri Kristo, aho yaduhereye ubugingo twese ubuntu. Wowe ukazaza ugenda wikoma ku gatuza ngo ngo natanze miliyoni we, ngo jewe ngo buriya ngo kurira nyubako ngo twubakira Imana ngo natanzeho ngo ibihumbi bingana gutya, ngo jewe nkora umurimo w'Imana ngo nataye n'urugo rwanjye ngo reka nkubwire nshuti yanjye, ingororano zawe uzazibona. Ingororano z'ibyo wakoze hano mu isi uzazibona ukiri hano mu isi, ariko ubugingo buhoraho bwo ntawe buhuriye n'imirimo yawe. Niba nakoze imirimo myiza, mu Kinyarwanda bavuga ngo ineza uyisanga imbere, n'inawe uyisanga imbere, uko bimeze. Ntabwo uva mu isi utabonye ingaruka z'ibyo wakoze, byaba byiza byaba bibi mu isi. Icyo ni ihame ryo mu isi. Ariko mu bwami bw'Imana ntabwo ari kuba mu bwami bw'Imana, nta ngaruka, ntabwo uzabona ibyiza mu bwami bw'Imana bikomoka mu mirimo myiza wakoze. Oya, ibi byo ntabwo bihaba. Mu bwami bw'Imana abantu bose barangana. Imana ntirobanura abantu ku butoni. Oya, bivuga ngo bamwe baraba mu nzu nziza ngo abandi babe mu nzu mbi. Nta nzu mbi ziba mu ijuru. Bamwe barambara amakamba ngo ameze gutya, ngo abandi bambara amakamba ameze gutya, kubera imirimo. Oya, ubusumba ntabwo buba mu ijuru rwose. Mu idini ryanyu birahaba, ndabizi ko mufite umuyobozi mukuru, mukagira umwungirije, mukamanuka bikagera kuri wa wundi udafite n'ijambo, sibyo? Ariko mu bwami bw'Imana twese turi abana b'Imana, twese turi abana b'Imana, title imwe. Imana rero dukorera byose kimwe, ababi n'abeza. Wibuke neza yuko mu rugo rwawe ntabwo uretse kuba yenda waba ufite ibindi bibazo, ufite ubushitani bwinshi muri wowe, ariko ubundi umwana yaba akora ibyo ushaka, yaba akora ibyo udashaka, bose bakomeza akaba abana bawe. Ndetse igitangaje, umwana witabwaho, umwana uhabwa keya, ni umwana ukora ibinyuranye n'ibyo wowe ushaka. Ariko mu idini baragenda bakabicurika, bakubwira ko Imana yita ku banyangeso nziza, nyamara buryo ugiye no kugenzura
wasanga babandi wita abanyangeso mbi, babandi wita babi, aribo bitabwaho kurusha mwebwe, kuko umwana w'ikirara yabagiwe inka, yabagiwe ikimasa. Wa wundi utari wabaye ikirara se byagenze bite? Wabe n'agahene. Mu idini barakubeshya. Ntabwo Imana yo ntabwo ari abantu. Imana yita ku bantu bose kimwe, ariko biramutse bibaye na ngombwa ko yita ku bantu kurusha abandi, sibyo? Abatarayimenya nibo yakwitaho kurusha abandi, kuko Yesu yavuze ngo abarwayi nibo bakeneye umuvuzi. Intama imwe yavunitse niyo ijya gushakwa, izindi 99 zirasigara nyine, kuzo nta kibazo zifite. Ariko mu idini uzasanga abantu abanyamasengesho aribo basengana, aribo masurana. None se urasura umuntu muri eta imwe, wakagombye kujya gusura babandi wibaza yuko mutari muri eta imwe. Naho se abeza barakomeza bakabwira ni byiza, babandi bitwa babi bakabashyira ku ruhande, hanyuma se bo bazabimenya ryari? Okay. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Ikibazo si ukwinjira, hazagira ukubeshya. Biriya mu idini akubwira ngo banza gukora ibindi ngo kugira ngo winjire, wemerwe kwinjira. Hoya, nta n'umwe ubujijwe kwinjira. N'uyu nguyu bamusohoye ariko yamaze kwinjira. Nta n'ubwo ikibazo ari uko yinjiye, kuko niyo oda yari yatanzwe, ni uko ababi n'abeza bose baza, abantu bose, abo bahuye bose bagomba kubazana. Niyo principe y'agakiza. Abantu bose bakwiriye guhamagarwa kuza kuri Kristo, ariko kirazira kikaziririzwa kuba muri Kristo wambaye gukiranuka kwawe. Kirazira kikaziririzwa, ntibishoboka. Ntibishoboka ko ubarirwa mu bana b'Imana ugifite gukiranuka kwawe, ntibishoboka. Kuko iyo utangiye kuzamura gukiranuka kwawe, iyo utangiye kurata gukiranuka kwawe, bituma usuzugura gukiranuka kw'Imana, kandi uko gukiranuka kw'Imana ni Kristo. Abihanga bibiri mu nkono. Ntabwo gukiranuka kwawe wowe kanaka na nyirakana cyangwa nyirakanaka ntibishobora kubyigana no gukiranuka kwa Kristo. Ntibishoboka. Rero ntabwo uhamagarwa kureka ibyo kurya, ntuhamagarwa kureka ibyo kunywa, ntuhamagarwa kuko Yesu ntabwo yigeze areka kunywa urwagwa, kuko nta rwagwa rwabaga iwabo. Ntabwo Yesu yigeze areka kunywa ikigage, kuko nta kigage cyabaga iwabo. Ntabwo Yesu yigeze areka ntabwo yigeze asokoza, nta muntu umwe usokoza nk'uko Yesu yasokozaga, kuko sinzi niba yaranasokozaga, sinzi niba abavuga bisokozo. Ntabwo Yesu yigeze areka gupfumura amatwi, kuko ntitubizi, nta n'ibyo babivugaho, ariko nzi neza yuko mu mico yabo gutobora amatwi byabagamo, uzabisanga muri Bibiliya. Yego. Iby'imirimbo n'ibiki byose barabigiraga, nta na hamwe babivugaho, yaba yabikoze yaba atarabikoze, peu importe, ntacyo bimaze, ntacyo biri butwongerere ku gakiza, sibyo? Kuvuga rero ngo uyu munsi wa none ngo ntabwo unywa gatanu, ubwo ngo wakiranutse. Gatanu ibayeho ryari? Ejo bundi. Gatanu igahita ihinduka urugero rwo gukiranuka. Gatanu igahinduka urugero rwo gukiranuka. Ibyo bintu ni inyigisho za antikristo, twabibonye. Ni inyigisho za antikristo, kandi antikristo ufite ba antikristo benshi bamukomokaho.
ni imvugo y'ikiyoka, bafite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Byinshi igice cya 13. Abanyedini bafite ishusho yo kwera ariko bahakana gukiranuka kwera kwa, ariko bahakana imbaraga zabo. Imbaraga zo gukiranuka ni ubutumwa bwiza. Iyo utangiye kwigisha amahame n'imigenzo n'imihango by'iwanyu mu idini, uba uciye ukubiri n'icyitwa ubutumwa bwiza. Yego. Aramubaza ati mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose, ntabwo yigeze avuga ko yawuguze. Yavuga ko nta wawumuhaye, fine, nibaza ko bari kuwumuha. Ariko guceceka ni uvuga ngo ndambaye, kuki ushaka kumbwira ngo nambaye? Ko twebwe dukiranuka, ko twebwe tudakora ibi. Uribuka wamukoresha wa mufarisayo ati ndagushimira ko utagize nk'abandi, ndagushimira ko ntari indaya. Urusha iki indaya se? Indaya zizinjira mu bwami bw'Imana mbere y'abanyedini. Gihe ntabwo ndi abasinzi bazinjira mu bwami bw'Imana mbere y'abanyedini. Rwose iyo ni declaration ngubwiye. Nibakira Yesu nabo ntabwo ubusinzi bwabo cyangwa se uburaya bwabo ariko binjiza mu ijuru. Ariko nibakira Yesu bazinjira imbere y'abanyedini. Ko abanyedini bo ubwabo bugarira ubwami bw'Imana, bo ubwabo bifungira ubwami bw'Imana. Ntabwo ari Imana ifunga ubwami bw'Imana, ntabwo ubwami bw'Imana bufunze. Oya, ntabwo ubwami bw'Imana bufunze. Byandi mu idini bakubwira ngo amasengesho ngo yabera ngo afungura ijuru, ngo akingura ijuru. Ntabwo ijuru rifunze, barinjira bagasohoka. Ijuru ntabwo rifunze. Yego. Gusa Bibiliya avuga ngo niba bihishwe kuba batizera. Kwizera ni rwo rufunguzo rugukingurira ijuru, ariko ni ugusunika, ntabwo hakinze. Yesu yavuze ngo komanga ukingurira. Kwizera nibwo buryo bwo gukomanga. Ukomanze ku ijuru, ijuru riragukingurira. Ntabwo ubwirwa ngo uzakingurirwa, ntabwo ubwirwa ngo tegereza. Oya, urakingurirwa iyo wizeye. Ariko utangiye gukiranuka, iriya mirimo wita gukiranuka, iriya mirimo mwita myiza mu idini, ibigutandukanije n'ubwami bw'Imana. Uba urimo gufunga, uba urimo gufunga ubwami bw'Imana. Wowe ubwawe wifungirana, kuko Imana yo ntabwo ifungirana. Maze umwami abwira abagaragu bati nimubohe amaboko n'amaguru, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze. Uvuga ngo hanze y'ubwami bw'Imana ni mu mwijima, hanze ya Kristo ni mu mwijima, hanze y'itorero, itorero niwe Kristo, ni mu mwijima. Sibyo? Ni hanze ya Kristo, mu mwijima. Kuvuga ngo umuriro urimo gucanwa n'Imana, nta muriro Imana irimo gucana. Oya, nta muriro. Ikuzimu ni kwa Satani nyine, ni hanze ya Kristo. Niho amadini yose akorera. Amadini yose akorera aho hanze ya Kristo. Nta dini rimwe rikorera muri Kristo, nta na rimwe. Niho hitwa hanze, niho hitwa mu mwijima, niho hitwa kwa Satani. Sibyo? Maze umwami abwira abagaragu bati nimumubohe amaguru n'amaboko, mumujugunye mu mwijima hanze. Niho bazaririra bakahakenyera amenyo, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Irya jambo abake, bake, ababi n'abeza bose bemerewe kwinjira muri Kristo. Baremerewe twese. Yesu yatwireherejeho, Yesu yaraducunguye ku buntu. Ariko abatoranywa ni bande? Nabemera kwirata gukiranuka kwa Yesu, nabemera kwirata ubuntu bw'Imana, bakivaho bakayamanika,
ntazongere na rimwe no mu mutima ntibizongere kuzamukamo ngo jyewe nakoze ibi, jyewe. Umufarisayo yaravuze ngo ndagushimira ko ntameze nk'abandi, ndagushimira ko ntameze nk'abanyazi n'abambuzi, ndagushimira yuko mu barokore mujya mubyumva mu madini, ndagushimira ko Mana jyewe ntameze nk'abariya. Hoya, barivuga nibaramuka bizeye bazagutanga mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana abantu babwinjiramo buri munsi, mu gihe ubwo abanyedini bagutegereje ngo ku munsi w'imperuka, umunsi utazanabaho ubundi ntabwo uzabaho. Buriya umunyedini imperuka ye yashizemo umwuka biba birangiye, biba birangiye pe. Ku munyedini yaba akora ibyiza yaba akora ibibi biba birangiye. Ariko umuntu wizera Kristo abazutse abaho iteka ryose, nubwo yava mu mubiri, umubiri tugashyingura, we aba ahari, ntaho ajya, kuko muri Kristo ntibishoboka, ntaho ajya. Umubiri uragenda ugasubira aho wavuye, ariko wa muntu we arakomeza akabaho muzima ku Mana, aba ahindutse muzima iyo yakiriye Kristo. Mureke dusoreze hano iki ngiki, tuzirikana ikintu gikomeye. Imana ntirobanura abantu ku butoni, n'itorero ryayo ntirobanura abantu ku butoni, ntirivangura ababi n'abeza rwose. Itorero uko Imana igirira neza abantu bose, itavanguye, itagize niko n'itorero rimeze. Mushakire itorero rimeze gutyo, ubwo riraba ryo torero. Ariko nta na rimwe ntunibeshye, ntiwirirwe utana umwanya ujya gushakisha mu madini ngo ushakamo ngo itorero ry'ukuri. Itorero ry'ukuri ni Kristo, twarabibonye muri ibiganiro byahise mu minsi ishize. Itorero niwe mutwe, yego, kandi niwe torero. Imana data wa twese ikomeze duhe kuba nkayo, ikomeze kuduha kumva no kumvira no gusobanukirwa n'ukuri, bitume tuba mu isi tutarabisi, tube mu isi turi abana b'Imana, tube mu isi tunejejwe n'ubuntu Imana yatugiriye, tube mu isi nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo. Ko Bibiliya nabivuga rivuga ngo kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Kurwanya uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Ukomeze mugubwe neza muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu, amen.